Umunsi wa 10 umutima wo kuramya mwitange mwiha Imana muyiyegurire rwose kugira ngo mukoreshwe ibyo gukiranuka. Abaroma igice cya 6 umurongo wa 13. Umutima wo kuramya Imana ni ukwitanga. Kwitanga ni ijambo abantu benshi banga baryanga nk'uko banga kuganduka, kuko yombi avuga kwemera kuganzwa kandi nta muntu ukunda kuba inganzwa. Kwitanga byibutsa ishusho y'abantu batsinzwe urugamba bakamanika amaboko, cyangwa abakinnyi bemeye ko batsinzwe batanakinnye, cyangwa se kwemera ko waganjwe no kurusha amaboko. Iryo jambo kenshi rikoreshwa muri bene ubwo buryo busuzuguritse. Abagizi ba nabi bafashwe baritanga bakishyira amaboko y'ubutegetsi. Mu muco w'iki gihe ukunda kurushanwa no guhangana twigishijwe ko tutagomba kwemera gutsindwa cyangwa kwegura, niyo mpamvu utumva kenshi abantu bavuga ibyo kwitanga. Niba gutsinda ari ryo shema kuri bose, kwitanga ni ikimwaro. Twahitamo kumva amagambo nko kuba abambere, gutsinda, kunesha, kwigarurira aho kumva kuganzwa, kuganduka, kumvira no kwitanga. Nyamara kwiha Imana niwo mutima wo kuramya. Nicyo gisubizo gikwiye ku rukundo rw'Imana n'imbabazi zayo bitangaje. Twiha Imana tutabitewe n'ubwoba cyangwa agahato, ahubwo kubw'urukundo, kuko ariyo yabanje kudukunda. Nyuma yo kwandika ibice 11 by'igitabo cy'Abaroma ku buntu buhebuje Imana yatugiriye, Pawulo adusaba guha Imana ubuzima bwacu nk'ikimenyetso cyo kuramya. Nuko bene data, kubw'imbabazi z'Imana zitarondoreka, mwiyegurire Imana nk'ibitambo bizima, bitangiye kuyikorera no kuyinezeza. Ubwo niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kuramya k'ukuri ni ukuvuga kunezeza Imana. Biboneka iyo witanze utizigamye ukiha Imana. Ubone neza ko ijambo ry'ingenzi muri uwo murongo ari ukwiyegurira. Kwitanga ukiyegurira Imana niko kuyiramya nyakuri. Icyo gikorwa cyo gutanga ubuzima bwawe cyitwa amagambo menshi: kwiyegurira Imana, kwakira Yesu nk'umwami wawe, kwikorera umusaraba wawe, gupfa kuri kamere, kumvira umwuka. Icyangombwa ni uko wemera kubikora, si amazina ubyita. Imana ishaka ubuzima bwawe nta n'agace wishigarije, na 95% ntibihagije. Hari inzitizi 3 zitubuza kwiha Imana byuzuye: ubwoba, kwiyemera no kudasobanukirwa. Ntitwumva neza urugero Imana idukunda, dushaka kuba ari twe tugenga ubuzima bwacu, kandi ntitwumva neza kwitanga icyo bivuga. Ese nshobora kwizera Imana? Kwizera bibanziriza kwitanga. Ntushobora kwishyira amaboko y'Imana niba utayizera, kandi ntushobora kuyizera utarayimenya neza. Ubwoba butubuza kwitanga, ariko urukundo rutunganyijwe rumara ubwoba. Uko ugenda urushaho kumenya urukundo Imana igukunda, biroroha kuyiyegurira. Wamenya ute uko Imana igukunda? Iguha ibihamya byinshi. Imana yivugira ko igukunda, iguhozaho amaso, yita kuri buri kantu k'ubuzima bwawe. Yaguhaye ubushobozi bwo kunezererwa ibyiza bitandukanye. Ifite imigambi myiza ku buzima bwawe. Irakubabarira kandi kwihanganira kuko igukunda. Imana igukunda birenze uko ushobora kubitekereza. Ikimenyetso cy'urwo rukundo kiruta ibindi nuko Imana yatanze umwana wayo ngo abe igitambo mu cyimbo cyawe. Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Nushaka kumenya agaciro ufite mu maso y'Imana, ujye ureba Kristo arambaye amaboko ku musaraba, nkaho yakavuze ati: dore ikigero ngukunda, nahitamo gupfa aho kubaho ntagufite. Ntabwo Imana ari umunyagahato w'umugome cyangwa umunyamahane ukoresha ingufu ngo aduhatire kumwumvira. Ntabwo ijya igerageza kuduhindura ku gahato, ahubwo iraduhendahenda kugira ngo tuyihe ku bushake. Imana ni umukunzi kandi n'umutabazi. Kwiyegurira bituzanira umudendezo wo kudushyira mu bubata. Iyo twishyize mu maboko ya Yesu, nibwo duhishurirwa ko atari umunyagahato, ahubwo ari umucunguzi, ko atari umutwaro udukandamiza, ahubwo ari umuvandimwe, ko atari umunyagitugu, ahubwo ari inshuti. Kwemera intege nke zacu. Inzitizi ya kabiri mu kwitanga wese ni ubwirasi bwacu. Ntidukunda kwemera ko turi ibiremwa gusa, ko tudashobora kugenga byose. Ni cya gishuko cya kera ngo uzamera nk'Imana. Uko kwifuza kugenzura byose nicyo gitera guhangayika kwinshi tubona mu buzima. Ubuzima ni intambara, ariko icyo abantu benshi batabona ni uko intambara zacu ari nka rya joro Yakobo yarayakirana. Kenshi natwe tuba dukirana n'Imana. Dushaka kuba Imana, kandi urwo rugamba ntidushobora kuzigera turutsinda. Toza yaravuze ngo impamvu abantu benshi bakibuza amahoro, bagishakisha, batajya imbere, bigaragara nuko bakigeragereza. Tugerageza kugenda dutanga amategeko, bityo tukabangamira umurimo Imana iba ishaka gukora muri twe. Ntabwo turi Imana, kandi ntabwo tuzigera tubayo. Turi abantu gusa. Iyo tugerageje kuba Imana, turangiza dusa na Satani, kuko nawe nicyo yashakaga. Akenshi twemera ubumuntu bwacu mu bwenge, ariko ntibigere mu mutima. Iyo tugeze aho intege nke zacu zigarukira, dutangira kugaragaza uburakari, umujinya, ubushariri. Twifuza kuba barebare kurutaho, cyangwa bagufi, kuba abanyabwenge kurutaho, kugira imbaraga kurutaho, kugira impano zirenze zo dufite, kurushaho kuba beza no gukira kurutaho tugeze. Dushaka kubona ibyo byose no gukora ibyo byose, bitashoka tukababara. Twabona hari abo Imana yahaye bimwe mu byo tudafite, twagira irari, ishyari no kumva twibabariye.
Kwitanga wese icyo ari cyo. Kwiyegurira Imana ntabwo ari ukwigaramira ntacyo ukora, ntabwo ari uguhakana uruhare rwawe mu buzima cyangwa ngo wibe urwitwazo rwo kuba umunebwe. Ntabwo ari ugutwarira iyo rigoramiye. Bishobora ndetse kuba bihabanye n'ibyo tumaze kuvuga. Ushobora gutanga ubuzima bwawe cyangwa ukemera kubabara kugira ngo ibintu bigomba guhinduka bihinduke. Imana kenshi ihamagara abantu bayeguriye ubuzima bwabo ngo barwane intambara zayo. Kwitanga ntabwo ari umuhamagaro w'abanyabwoba cyangwa abasuzuguritse, kandi nta nubwo bivuga kudatekereza. Ntabwo Imana yaba yaraguhaye ubwenge ngo nirangize gusa kutabukoresha. Ntabwo Imana ikeneye gukoresha abantu bameze nk'imashini zititekerezaho. Kwitanga wese ntibivuga kureka kuba uriwe. Imana ishaka kugukoresha uko uri. Aho kugabanya imimerwe yawe, kwitanga biyongera imbaraga. Lewis yaravuze ngo uko tureka Imana ikadutegeka niko turushaho kuba abo turi bo by'ukuri, kuko niyo yaturemye, niyo yaduhanze twese mu butandukane bwacu, igenera buri wese uko agomba kuba we. Iyo mpindukiriye Kristo hamwiyegurira ngo nse nawe, nibwo ntangira kugira kamere yanjye by'ukuri. Kwitanga wese bigaragara mbere na mbere mu kumvira. Iyo utangiye kuvuga ngo yego mwami kubyo Imana ikubwiye byose, kuvuga ngo oya mwami ni ukwivuguruza. Ntushobora kwita Yesu umwami wawe kandi uhindukira ukanga kumwumvira. Nyuma yo kumara ijoro baroba bagafata ubusa, Simoni aduha urugero rwiza rwo kwitanga ubwo Yesu yamubwiraga kongera bakagerageza. Databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze turongera tunaga inshundura. Abiyeguriye Imana by'ukuri bumvira ibyo uvuze, kabone niyo byaba bisa n'ubuswa. Ikindi kiranga ubuzima bwitanze ni ukwizera. Abrahamu yakurikiye umuhamagaro w'Imana atazi imujyanye. Hana yategereje igihe cy'Imana atazi igihe bizabera. Mariya yategereje igitangaza cy'Imana atazi uko kizaza. Yosefu yizeye umugambi w'Imana atazi impamvu byamubayeho. Abo bose bari abantu batanze ubuzima bwabo babuha Imana. Umenya neza ko wiyeguriye Imana iyo utegereza Imana ngo abe ari ikoresha ubuzima bwawe, aho kugerageza kuriganya abandi, umanira ko ibyo ushaka ari byo bikorwa, cyangwa ushaka kuba ari wowe ugenzura byose. Ni uguhambuka ukareka Imana akaba ari ikora. Si ngombwa ko iteka wumva ari wowe kamara. Bibiliya iravuga ngo turize Uwiteka umutegereze wihanganye. Aho kongera imbaraga zo kwirwanaho, wongere kwizera. Umenya kandi ko witanze burundu iyo utagihangayikishwa n'abakuvuga nabi ngo wihutire kwirwanirira. Imitima yitanze igaragara neza mu mibanire y'abandi. Ntuba ukibyiga abandi ubigizayo, ntuba ukirwanira inyungu zawe, kandi ntuba ukirebaho iyo wamaze kwitanga. Kimwe mu bintu birushya abantu kubyegurira Imana n'amafaranga. Bamwe baratekereza ngo ndashaka kubaho ubuzima bunezeza Imana, ariko kandi ndashaka no kuronka amafaranga ahagije azamfasha kubaho neza, ndetse nkazafata ikiruhuko cy'izabukuru ntahangayitse. Ikiruhuko cy'izabukuru siyo ntego y'ubuzima bwitanze, uko usanga kenshi kugitegura bibyigana n'Imana ku mwanya wa mbere w'ibyo uha agaciro mu buzima. Yesu yaravuze ati ntubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Ahandi ati kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Icyitegererezo gihebuje cy'ubuzima bwitanze ni Yesu ubwe. Ijoro ribanziriza ko ajya ku musaraba, Yesu yiyeguriye gusohoza umugambi w'Imana. Nibwo yasenze ati Data, byose biragushobokera, undenze iki gikombe cy'umubabaro, ariko bye kuba uko jyewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Ntabwo Yesu yasenze ngo Data, niba ushobora kunkiza uyu mubabaro umbabarire ubikore. Yari yamaze kwihamiriza ko Imana ishobora byose. Ahubwo yarasenze ngo Mana, niba ubonamo inyungu zawe mu kunkiza uyu mubabaro ubikore, ariko niba ari bwo buryo bwo gusohoza imigambi yawe, nibyo nanjye nshaka. Kwitanga by'ukuri biravuga ngo Data, niba iki kibazo, ubu bubabare, iyi ndwara, ibingezemo bikenewe kugira ngo usohoze umugambi wawe kandi biguheshe icyubahiro mu buzima bwanjye cyangwa mu bwundi, ntubikureho. Ntabwo iki kigero cyo gukura kigerwaho mu buryo bworoshye. Na Yesu ubwo yasengeye kwakira uwo mugambi w'Imana, ageza aho abira ibyuya by'amaraso. Kwitanga ni umurimo ukomeye. Kuri twe haba urugamba rukomeye mbere yo kunesha umutima wo kwikunda. Umugisha uzana no kwitanga. Bibiliya isobanura neza icyo wunguka iyo wemeye kwegurira ubuzima bwawe mu maboko y'Imana. Icya mbere, ubona amahoro. Rekeraho guhangana n'Imana. Niwiyuzuza nayo nibwo uzabona amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Icya kabiri, ubona umudendezo. Mwiha Imana kuko kugendera mu nzira zayo nibwo umudendezo wanyu utazashira. Amategeko yayo abakura mu bubata, akabaha kubaho mu mudendezo we. Icya gatatu, ubona imbaraga z'Imana mu buzima bwawe. Ibigeragezo bidatsimburwa n'ibibazo bikurenze biranesheka iyo ubyeguriye Kristo. Ubwo Yosuwa yaragiye kurwana urugamba rukomeye kuruta izindi, Imana yaje kumusanganira, yikubita hasi arayiramya, maze ayegurira imigambi ye. Uko kwitanga niko kwabahaye kunesha gutangaje Yeriko. Bisa n'amayobera. Kunesha biva mu kwishyira mu maboko y'Imana. Kwitanga ntabwo kugabaniriza imbaraga, ahubwo bizongerera imbaraga. Iyo wiyeguriye Imana ntacyo ugitinya, kandi ntuba ukeneye kugira ikindi wiyegurira.
William Boff washinze umuryango witwa Salvation Army yaravuze ngo ikigero cy'imbaraga z'umuntu uwo ari we wese gipimwa n'aho ageze yiyegurira Imana. Abantu bitanze nibo Imana ikoresha cyane. Imana ahisemo Mariya ngo abe nyina wa Yesu atari uko yari azi ubwenge cyane, ko yari akize cyangwa afite uburanga, ahubwo nuko yari yemeye kwitanga. Ubwo Marika yamusobanuraga umugambi w'Imana wasaga n'udashoboka, yamushubije atajijinganyije ati, dore ndi umuja w'Umwami Imana, bimbeho kuvuze. Nta kintu kigira imbaraga nk'ubuzima bwashyizwe mu maboko y'Imana. Nuko rero mugandukira Imana. Uburyo buhebuje bwo kubaho. Uko byamera kose, buri wese agira ikintu cyangwa umuntu yiyeguriye. Niba utariyeguriye Imana, uziyegurira ibitekerezo cyangwa ibyifuzo by'abandi, uziyegurira amafaranga cyangwa ubusharire, ubwoba, kwiyemera kwawe, amarari y'uburyo bwose cyangwa kamere yawe. Waremewe kuramya Imana, nutayiramya uziremera ibindi, ibigirwamana, uzegurira ubuzima bwawe. Ufite umudendezo wo kwihitiramo ibyo wiyegurira, ariko ntabwo ufite umudendezo wo kwirinda ingaruka z'uko uhitamo. Stanley Jones yaravuze ngo iyo utiyeguriye Kristo uba wiyeguriye ubuzima bw'akajagari. Kwitanga si bwo buryo bwiza bwo kubaho, ahubwo nibwo buryo bwonyine bwo kugira ubuzima nyabuzima. Nta yindi nzira uzabona. Ibindi abantu bagerageza bijyana mu mubabaro, kwicuza no kwizanira akaga. Uburyo bwo guhindura Bibiliya bwa King James bwahinduwe kwitanga, bavuga ngo nibwo buryo bukwiye bwo gukorera Imana. Ubundi buryo bwo guhindura baravuga ngo nibwo buryo bufite ubwenge bwo gukorera Imana. Kwegurira Imana ubuzima bwawe ntabwo ari ubuhubutsi budatekerejweho, ahubwo ni igikorwa kibanzirizwa no gutekereza neza, kigashingira ku bwenge, cyo kintu cy'ubugabo n'ubushishozi umuntu ashobora gukoresha ubuzima bwe. Niyo mpamvu Pawulo yanditse ngo icyo gituma tugira umwete wo kumunezeza. Ibihe byawe byo gushishoza nyakuri bizaba ibyo uzabwira Imana ngo yego. Ushobora kugutwara imyaka, ariko amaherezo uzageraho usobanukirwe ko inzitizi ya mbere y'imigisha y'Imana mu buzima bwawe atari abandi, ahubwo ari wowe ubwawe. Kugendera ku bushake bwawe, kwiyemera kwawe, kutagonda ijosi n'imigambi yawe. Ntushobora gusohoza imigambi y'Imana ku buzima bwawe igihe cyose uzaba wiruka inyuma y'iyawe migambi. Imana nitangira gukora umurimo ukomeye mu buzima bwawe, cyo ntikizaheraho. Nuko rero byose byegurira Imana. Ibyo wicuza bitagenze neza kera, ibibazo byawe by'uyu munsi, ibyo utumbiriye imbere yawe, ibyo utinya mu buzima, ibyo wifuza, intege nke zawe, imico wafashe, ibyakubabaje hamwe n'ibikikunanira. Ureke Yesu abe umushoferi w'ubuzima bwawe, umurekurire direkisiyo akujyana aho ashaka. Ntutinye, nta kintu na kimwe Yesu agendesha kijya gikora impanuka. Iyo Yesu ari we mutware wawe, ibintu byose ushobora kubigeraho. Ushobora kuvuga nka Pawulo ngo niteguye gukora byose kandi ushobora kugera kuri byose kubw'uwo umpa imbaraga. Ni ukuvuga ngo mba nihagije iyo ndi mu bushobozi buhebuje bwa Yesu Kristo. Pawulo yatangiye kwitanga umunsi yari mu nzira ajya i Damasiko, agakwitwa hasi n'umucyo mwinshi wamuhumye amaso. Ku bandi Imana ikoresha ubundi buryo bworoheje ngo iduhwiture. Uburyo Imana yakoresha bwose, ntabwo kwitanga ari ibintu umuntu akora rimwe bikaba birangiye. Pawulo yabivuze neza ngo mpora mpfa uko bukeye. Hari umwanya wo kwitanga, nyuma hagatangira akamenyero ko guhora witanga. Bikorwa umunota ku munota kandi bikazamara ubuzima bwose. Ikibazo cy'igitambo kizima ngo kijya gikururuka kikava ku gicaniro, ku buryo hari ubwo ushobora gukenera kongera kwegurira Imana ubuzima bwawe nk'inshuro 50 ku munsi. Ugomba kubigira umuco wa buri munsi. Yesu yaravuze ngo abantu bashaka kunkurikira bagomba kureka ibyo bakunda. Bagomba kuba biteguye gutanga ubuzima bwabo buri munsi kugira ngo bashobore kunkurikira. Reka nkuburire hakiri kare. Nufata icyemezo cyo kubaho ubuzima bwitanze, icyemezo cyawe kizageragezwa. Rimwe na rimwe bizagusaba gukora ibintu bikubangamiye, ubundi bizaba ari ibintu abantu badashima, ubundi bizagusaba gutanga byinshi, cyangwa bizaba ari imirimo igaragara nk'idashoboka. Kenshi bizagusaba gukora bitandukanye n'ibyo wifuzaga gukora. Umwe mu bayobozi bakomeye b'Abakristo mu kinyejana cya 20 yabaye Bill Bright, watangije umuryango wa Campus Crusade for Christ. Kubwo abakozi b'uwo muryango bakwiriye hirya no hino mu bihugu byose, terete z'amategeko 4 yo mu mwuka na sinema y'ubuzima bwa Yesu yabonywe n'abantu barenze miliyari 4, abantu barenze miliyoni 150 bakiriye Kristo, bityo bahabwa ubugingo bw'iteka. Rimwe nabajije Bill Bright nti ni irihe banga ryatumye Imana iguha umugisha ungana utyo mu kugukoresha? Yarashubije ngo nkiri urubyiruko nakoranye isezerano n'Imana. Nabikoze mu buryo bweruye, ndaryandika, ndangije nsinya isinya yanjye munsi yaryo. Ryari iteye ritya: kuva uyu munsi kugeza iherezo ry'ubuzima bwanjye nzayimbata Yesu Kristo. Wari wasinya isezerano nk'iryo n'Imana, cyangwa uracyatera amahane ujya impaka n'Imana kubwo gukoresha ubuzima bwawe uko ibishaka? Uyu ni wo mwanya wawe wo gutanga ubuzima bwawe ukabwegurira ubuntu, urukundo n'ubwenge by'Imana. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana: umutima wo kuramya no kwitanga. Umurongo wo gufata mu mutwe: muyiyegurire rwose kugira ngo mukoreshwe ibyo gukiranuka.
Abaroma igice cya 6 umurongo wa 13. Ikibazo cyo gutekerezaho: ni akahe gace k'ubuzima bwanjye ntari negurira Imana?